turabashoboje bantu b'Imana nshuti z'umusaraba duteraniye impande zose zigize isi. Twongeye ko kwishimira kubana namwe kandi Imana ibaha umugisha muri byose. Hanyuma ni Twagereyezo Jean Pierre niyo mazina yanjye. Ndumva twarabanye kuri cano twarabanye, ariko kandi Imana ishimye ko twongera kubana. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma ndibuka ko twabanye mbaho buhamya ko nashatse madamu, ko twashakanye tudakundana, nyuma tukaza kubana, ariko ngarukiriza ko tujya kubana tumaze, ngira ngo twagarukiye aho twari tumaze gukora ubukwe. Nyine twakoze ubukwe baradutwikura nk'uko abandi nyine babatwikurura, turabana. Ariko igihe ndibuka ko nababwiye yuko twashakanye tudakundana, ariko Imana idushyiramo urukundo rwo gukundana. Turakundana. Niba hari abantu bakundana ni twebwe, muzadusure. N'abantu turakundana cyane cyane, ndetse wageze mu rugo ntabwo wamenya niba ari umugabo cyangwa n'umugore, ahubwo ugira ngo ni mushiki wundi cyangwa undi n'umusaza wundi. Twibanira gutyo mu nta satani ba mu rugo rwacu, twebwe twarabatuye. Hanyuma nyine turibanira gutyo. Tumaze kubana duhura n'ibintu bikomeye cyane. Ndibuka yuko icyo gihe namusize mu rugo ari kuwa gatatu, musiga mu rugo njya mu ivugabutumwa i Butare, nifite igiterane. Twakoze ubukwe kuwa gatandatu, musiga mu rugo kuwa gatatu njya mu ivugabutumwa i Butare, marayo hafi icyumweru. Nje rero mbonye ukuntu anyakiriye, kuko twari twashakanye tudakundanye, ko yambwira ati singukunda, nanjye nisingukunda. Akambwira ati ngewe sinasabye Imana umugabo mugufi, nanjye sinasabye Imana umugore utarize. Ubwo ni kimwe kuri kimwe rero. Ariko mbonye ukuntu anyakiriye mvuye mu ivugabutumwa, ndavuga ni wa mugore menya ari umugore w'umutima disi. Mbona ni umuntu mwiza. Imana urukundo, turakundana. Ariko ubuzima buratugora, buradukubita muri ubwo buzima. Ubuzima buradukubita muri icyo gihe. Ibyo badutwikuruje birashira, bimaze gushira biratuyobera neza burundu. Inzara iradukubita. Ariko buriya niba hari ikintu cya mbere na mbere kijyana kigakuraho umuntu ibyiringirwa, kikamumaramo ubumana muri we, kikamukuramo ibyo yizeye, kikamukuramo ibyo bamubibyemo n'ibyo yasomye, byose ni inzara. Inzara ni mbi, iragatsindwa n'umujuru. Mbifurije kugira ngo Imana izabarinde inzara mu muryango yanyu, namwe mwese Imana izabarinde inzara. Inzara yaraturiye. Nsiga madamu icyo gihe, nsiga madamu aburaye inshuro eshatu. Njya mu giterane, ndibuka ko hari Musanze, njya mu giterane Musanze. Ndabwiriza pe, cyari kwitangisha sede ya korali. Nitangisha ibyate by'imyumbati, nitangisha inka, nitangisha ihene, nitangisha ingurube, nitangisha inkoko, nitangisha ibiki, nitangisha 3,700,000. Buriya Imana yafunze nta muntu wafungura. Imana yafunze nta muntu wafungura, kandi yifunguye nabwo Bibiliya yaravuze ngo yitanze amazi, yimana amazi agakama, ngo yayarekura akubika isi. Niko Bibiliya yavuze. Rero Imana yafunze nta muntu wafungura. Icyo gihe abakozi b'Imana tumenyereye ko badufite tugataha, bakadutegera tugataha. Bampaye itike, bati mukozi w'Imana, ati by'Imana ikoze turabibonye rwose. Bampa itike ndataha kugera mu rugo, nsagura ibiceri 30. Igiceri kimwe cya 20 n'ikindi cya 5 y'u Rwanda. Kandi ubwo nasize umugore aburaye inshuro eshatu. Ngeze Imana ngera mu rugo ninjoro, sanga yaryamye yasinziriye. Ubwo mu gitondo nkaba mfite ivugabutumwa n'ubundi Bugesera, ndi bujyane n'abantu b'abakire bafite imodoka zabo. Nta muntu ndi bibwira ngo nampe n'igihumbi sigira umugore, amavuta ndabanyamenye. Ni byiza ko twirinda tugahesha agaciro Imana twamenye. Icyakora cyo imugiri umwuka wera musanze akayama nayakira, ariko kuyasaba nkabani rwose no kuri byageza kuri ko ni byiza ko twihasha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayi. Ngere mu rugo sanga aryamye, ngenda gakeya umuryamye iruhande. Arabyumva nyine ko natashe, araceceka aranyihorera. Bucye mu gitondo ndabyuka ngiye gukaraba ngo ngende mu ivugabutumwa, ahita mfata amapantaro, bati ntabwo uva hano.
ese kubera iki? Akubita amarira hasi, ngo yuko mu mafaranga agiye guhaha, ngo Imana arizi yuko nzapfira mu rugo rwawe, ngo none ngo kukiyanyime yuko nza mu rugo rwawe ngiye kuhapfira, harama ngo farisi yangira cyafunze di, ngo iwacu twararyaga tukanywa, kandi koko nsanga nibyo ubwo mfite ibiceri 30 mu mufuka, biranshobera, agahinda karanyica ndababara, ngira agahinda kenshi, umugore ararira, ndavuga ni basi mbabara njye muri dushe njye kukaraba, ndaje ngo amafaranga yo guhaha, njya muri dushe ndarira amarira menshi, ngaruka meze nk'ikihe, ndambara, amaze kwambara mfata Bibiliya nyishyira mu kwaha, mpagarara muri salo, ndavuga ni harya mada nushaka iki? Ngo ati ndashaka amafaranga ajya guhasenyera. Bibiliya yavuze ngo abadamu ni inzabya zoroshye, kandi koko nibyo, uko yavuze ngo kwifuza k'umugore guherera ku mugabo. Buriya naho wabura umudamu uhembwa miliyari, naho wazengwa miliyoni n'amamiliyoni, ntago wabura kwaka umugabo wawe rasiyo, kandi mu bana nibibaho urayimwaka byanga byakunda. Ariko nishaka amafaranga ajya guhaha, kuko we nta kazi yagira, nanjye ntako akazi kacu ni Bibiliya nidutunga. Mfata bya biceri 30 mbikubita ku meza, ndamubwira nti wa mugore, aya mafaranga tuyariye saa 6 na nimugoroba, ngewe ndagiye. Yarahanutse mbona akubise ibipfukamira hasi, akubita amarira hasi, arabangoma, ni kuki wemeye ko ibi bintu biba? Koko tugiye ubuzima tuzabamo kugeza ryari? Ngewe kubera nari ngiye gukorera Imana, mpita mpubuka ndirukanka, ndagera ninjira mu modoka z'abakire njya kuvuga ubutumwa, ndagenda nicara mu rusengero, ukavuga ubutumwa babwiriza, ndareba Imana zanjye bamakuza kubwiriza ijambo rya nyuma risoza iteraniro, ariko nkibaza ukuntu ndibubwira abantu Imana imara imibabaro, nanjye nsize imibabaro wanjye. Nkibaza ukuntu mbwira abantu Imana imara inzara, nsize umupfu w'inzara mu nzu, agahinda kakanyica. Ariko buri Imana yishakira igitambo. Barabwiriza, isaha ya 8 igeze, mbona telefone y'umugore irasonye. Ndanjye ndavuga ni arapfuye, birarangiye arapfuye, kandi ubwo aratwite inda y'amezi 2, akadagato y'amezi 2. Narapfuye, ndasohoka njya hanze, mfata telefone, nishiri narapfuye. Numva bati ntabwo mpfuye, ahubwo Imana yakoze ibitangaza. Ni se gute yakoze ibitangaza? Kandi ntabwo ati ntabwo turye saa 6 nimugoroba gusa, ati turarya n'ejo tuzarye, n'ejo nibura turye, ati n'ukwezi twashaka ko tukirya. Ni se gute? Ambwira ukuntu byagenze. Hari umukire, ari umuntu w'umukire wari utuye hakurya y'iwacu, ntabwo twari tuziranye, kuva aho twari dutuye naho yari atuye hari harimo nk'iminota nka 40. Arangije umwuka wera aramugenderera, asanga umutima we, umwuka aramusura, afata kilo 25 cy'umuceri, afata agafuka k'akawunga, afata akabido k'amavuta, yo guteka, afata akantu kose karebwa kabafata umufuka w'amakara, afata igice cy'umufuka w'isukari, afata igice cy'umufuka w'ibishyimbo, apakira imodoka, atemba giwanjye. Arangije aragenda apfuka imbere ya madamu, aramubwira ati niba mfite, ati mumbabarire niba mufite n'ibindi mu bitware, ariko ntabwo Imana igiye kunyica. Ubwo madamu ikintu yakoze, yamureye ikintu cy'umumaro, none umunsi ndacyakimushimira. Yahise avuga ati noneho atireka nze gatoya, ahita afata telefone arampamagara. Mu kumpamagara nibwo nahise mbani umugore wanjye arapfuye, inzara iramwishe. Arambwira ati ntabwo tujye saa 6 nimugoroba gusa, ati turarya n'ejo tuzarye, n'ejo ndirura turye. Baravuze ngo abantu zabahanura bari nasubiye mu rusengero, ngewe nsubiye mu rusengero, naravuze ni Imana nimbabariye korere mu bayobozi bampe mikrofone. Uwo munsi navuze Yesu, naravuze ni Yesu, ngiye kukwamamaza aha hantu Nyirabarazana zabiri. Naravuze mvuga Imana, urusengero rwose rwuzura umwuka wera. Naravuze urusengero rwose abantu n'abatarabatizwa mu mwuka wera babatizwa mu mwuka wera. Ni ubwa mbere uwo munsi Imana yamujije igitangaza kigiye kibaho mu mateka. Mpamagara abantu kubasenya ko njye Imana yampaye impano yo gusengera abantu, sengera abantu bagakira, barwaye indwara zigakira, basubizwa bagasubizwa. Ni Imana yampaye. Mpamagara abantu kubasengera kuko Imana yari mbwiye abo nsengera. Mpamagaramo umuhungu yaravutse ari ikiragi, ariko ijwi ry'Imana riramwa ngo mukore mu mutwe gusa gatoya, riramwa ngo kora kuri uwo muntu. Ndangije mfata ikiganza cyanjye nkimukozaho, ikindi nkimukoza gutya ku munwa, ndavuga ni uhera umunsi vuga mu izina rya Yesu.
yahise agobodo ku rurimi aravuga. Yari afite imyaka 23. Aravuga aratangira bati Imana, bati Imana na n'uyu munsi aracyavuga. Ni igitangaza cyabaye ndakibonesha amaso yanjye ndavuga ni Yesu ukora imirimo n'ibitangaza. Ndakubona ndataha, ariko nyine ubuzima burakomeza buranga tugakorera Imana, ubuzima bukanga tugakorera Imana, ubuzima bukanga. Ndangije nza kwigira inama ndavuga ibintu bya Yesu nimenya bitaryo, ibintu bya Yesu menya bitaryo. Nereka njye gushaka akazi, ndagenda njya gushaka akazi rwose nta n'amashuri nta diplome ngira. Njya amashuri yanjye ni Bibiliya niyo Imana intabariramo. Gusengera abantu, Imana ikanteramo umugisha, abana bakiga, mbese gutyo nuko. Ariko intege nke z'umubiri azana abantu ibintu bya Yesu menya bitarya, kuko ubukene twari dufite mu rugo. Ndavuga ni reka njye gushaka akazi. Ndakabona nkabona ahantu muri societe imwe yaratsinda isoko muri MTN yo gusavinga mazutu mu minara MTN. Ndakabona bampa akazi ko kujya nsavinga mazutu mu minara iri mu ntara zitandukanye. Bakamemba 200,000 murumva rwose kari karimo agafaranga, urumva kari kamaze kuhoza. Ariko buriya Imana iradufuhira ngo ukwezi kwa mbere gukoze, Imana yahagurikije umwana w'imyaka 15 araza arambwira atumva ukuntu Uwiteka avuze ati Imana muzahurira mu ikorosi, atari wowe nayo, ati hari uzagonga undi, ati kandi uwo ati hagati wowe nayo hari uzahinduka igisenzegeri. Nsanga uzahinduka igisenzegeri ninjye, ariko mbyima amatwi ndagomya ndakora ndaceceka ndabyihorera. Ndakora ukwezi kwa kabiri, Imana intumaho undi muntu irambwira ati Imana iravuze ngo wataye Bibiliya, ati izakwica, ndaceceka ndabyihorera. Imana iragira ngo nagutumyeho abantu banjuranga, ati none wongeye ndiziye. Mwa abantu b'Imana mu inshuti z'umusaraba, nagiye gukora ahantu bita mu ntara ya Cyangugu, iburengerazuba mu Cyangugu. Mbwira umushoferi ni parika imodoka ngiye gusenga mu musozi wa Murya. Mvuye gusenga ngeze mu musozi wa Murya, mvuye gusenga nahanuriwe n'umunyacyangugu arambwira ati ma tuhereye umusakagazi nuzojya kugakora. Nibaza ukuntu bizagenda biranshobera. Ndangije nari mfite tanka y'ikamyo irimo 15,000 bya mazutu, ari ngiye urimo kubikontorora. Ngiye guhomba 1,500 cya litiro bya MTN. Ubwo hakaba hari site cyangwa se umunara utabonye mazutu, kandi buriya umunara wa MTN umwe 1,000 cya mazutu, 1,000. Ubwo uwo munara uburazimye, ndebye sanganye nahombye. MTN itangira bati societe yini yajyanye amavuta none twahombye. Baba barampamagati ndavuga nti nahombye. Bahise bambwa bati kugaruka Kigali impita njya muri gereza. Bagiye muri gereza, Imana yango ni ufunze niwe mera ko nkorera nzagufungura. Nageze muri gereza, boss wanjye yarari hanze muri Canada. Ngeze muri gereza birashobera, kiduka inkweto nazivanyemo, kiduka umukandara nawe usize. Turashimira Imana duhaye leta nziza, leta yacu y'u Rwanda ntabwo ikubita, ariko abanyuru bari hirya hanga baragatsindwa n'Imana yo mwijuru. Narakubiswe muri gereza, ndakubitwa, nzana mpamagara madamu ni uzanzaniye Bibiliya, akagenzana Bibiliya akanzanira nkabwiriza. Najye njya kubwiriza, konseye wa gereza akaguta 15. Namara kubwiriza akankubita 15 zikaba 30 ngo garanshimiye. Ndakubitwa ngeze aho ngaho bahari ukuntu bakintu bita kuri gutwara ubwato muri gereza, bagukira muntu imbere undi imbere, mukaryamirana. Mwamara kuryamirana ubwo nyine ngo mutwaye ubwato kugira ngo babone umwanya muryamamo. Bangereka ikintu kindusha uburemere, ngewe ntago njya ndenza ibiro 54 cyangwa na 5, ariko bangeretse w'ikigabo kipima ibiro birenga 100. None andyama hejuru, mukundyama hejuru, numvise ngiye gushwanyuka. Kiduka n'Uwiteka we, numvanya hano nazagukorera, ntago nazongera gutera imigeri, ni nazagukorera. Konseye wa gereza nubwo nabonye konseye wa gereza agira imbabazi, arazaje akubita cya kigabo ngo ati pataguruka yu, ati kombi ati cya kigabo kakagabo turi kumwe, ati naga pasteur, ati yo ati haguruka kuri ati n'urutamwica. Bampa amazi ndawe muri ayo masaa 8 z'ijoro nibwo Imana ambwe ngo gome kunkorera
ngiye kugufungura muri iyi gereza. Bose yari ari muri Canada, yese afata indege aza mu Rwanda, asanga bigeze mu rukiko, yandika ireteri aravuga ngo Twagirayezu Jean Pierre pasiteri ni umukozi w'Imana, turamwemera mu kazi, ntabwo ajya yiba, ahubwo abantu bakoranye ubwo nibo bamwiba. Ahita mfunguza, abandi bose basigaramo, njye wenda taha. Kuko impyiko zari zasisa naho zamenetse zababaye, aranga ati se urasubira mu kazi cyangwa ndagasubiramo? Ampindurira akazi. Aranga ati noneho rero ati ndaguha kubuzamu amakubuzamu. Mu kwezi kumwe ngakoze bankubita banyiba moteri yaguraga 800. We ngewe nese nihamagarira boss kimara gutwara iyo moteri, ndavuga nimbabarira nyirukana. Aranyirukana, arampamagara umusoma aravuga icyongereza, aranyitegereza aramwa ngo duhure mu biro. Ndagenda njya mu biro, akora mu ikote amibihumbi 100, aramwa ngo uhereye umunsi genda ujye gukorera iyo Mana yawe. Kandi yari umusomari umwisilamu utazi kuvuga ngo gukorera Imana niki. Aramwa ngo uhereye umunsi nkugiriye inama jya gukorera Imana yawe. Ndongera mfata Bibiliya ndiruka, ndavuga ubutumwa, ndavuga ukene burongera burazi, ibintu biba bibi, bakadusohora mu nzu, twara ibintu biragenda biba bibi. Ariko Imana mu buzima bwa buri munsi kayigenda itugirira neza, igenda itugirira neza. Tubyara umwana tumubyara, uyu munsi twabyaye umwana ari nk'uyu munsi, hashize iminsi 2 mu bwe byari ku kiriri bahita badusohora mu nzu, byatujunya hanze. Umwana byari ku kiriri, umwana ari n'uruhinja, ubwo arara aho ngaho kuri iryo baraza, n'ibintu hanze, twese twirarira aho ngaho hanze. Kubabara Imana buriya, reka mabwire ijambo rikomeye. Yobu yavuze amagambo akomeye aravuga ngo ngushakira iburyo sinkubone, nagushakira imbere sinkubone. Yaravuze ngo ngushakira imbere sinkubone, nagushakira inyuma sinkubone, ngo noneho nagushakira ndi bumoso, aho nzi usanzwe ukorera nabwo sinkubone. Buriya Imana ikorera mu kuboko kw'ibumoso, ngabano Imana ikorera mu kuboko kw'ibumoso, ngo nagushakira mu ruhande rw'ibumoso, aho nzi neza usanzwe ukorera sinkubone. Ngo ariko icyo nzi neza nuko wihishe mu kuboko kw'iburyo, wihishe mu kuboko. Rero hari igihe Imana yihisha ikisha mu kuboko kw'iburyo mu mbaraga zayo, ugasanga ukuboko gukora ibitangaza ko kukugira neza ibaye nk'aho iguhina gatoya kugira ngo ibanze kurebe, ariko ntabwo iba yagiye kure, ahubwo iba yihishe mu kuboko kw'iburyo. Kuko iyije y'amaboko yaramburira rimwe yose, ukuboko gukora ibitangaza no kurwanirira abantu, iyo yaramburiye rimwe yose niho usanga Imana ivuga ngo dore ndakurwanire kandi nkugiriye neza. Ngo amaboko yose yarambuye ikakugira neza. Imana yacu itugirire neza. Nanjye icyo gihe yari yihishe mu kuboko kw'iburyo, ariko aho isanzwe ikorera mu kw'ibumoso ntabwo nayibonaga. Icyakora cyo ikadutungisha amanu. Umuntu araza atuha akazu karimo abadayimoni benshi bakomeye k'icyumba na saro adushiramo, arati ngaho nimwe muri ahangaha tujyamo. Ubwo atwishyuza amezi 2. Umuntu araza arayampa, aramba tugenda wishyure. Ubwo nakwishyura 15 nishyura 30. Tujyamo, tukigeramo uwo munsi twarayemo, Imana yangugiye ku rugamba rukomeye. Ibintu bikajya biza bigakuraho amabati, nkumva amabati avuyeho, ni mu izina ry'Yesu asenga ni kwakeneza. Narara sinigeze sinzira muri iyo nzu mu mezi 2 nayimazemo, ntago nigeze nsinzira, ni kwakeneza Yesu indurukanye bazimu. Madamu yaba yicaye akajya akabona inzoka iraje ikaza gutya ikamwitegereza mu maso, ikongera gahita igenda. Akambwa aterega ati inzoka yaje, ati yaje iranyitegereza gutya, ati ngiye kwiruka, ati abare yiruka, agenda akakanyica. Nkarara nirukana abazimu, nkagira ibyo nirukana mu bantu bikaza binkurikirana, nkagira ibyo nsanze mu rugo, ibintu byose biranshobera neza biranshobera. Ariko Uwiteka aba mu ruhande rwacu, Imana itugirira neza. Umwana turahava aho ngaho tujya handi, tubona yindi nzu y'ibyumba 2 na salo tuyibayemo amezi 3, tuyibamo amezi 4, nayo tubura ukuntu tuyishyura, tuyivamo tujya mu kandi kagashamburete nako tukabamo, tukavamo. Ubundi ngewe maze mu myaka 11 maze nubatse, maze kuba mu nzu 8, mu nzu 11 maze kuba mu nzu
9 mu nzu 9 nizo maze kubamo inzu 9 ubu iyo ndimo ubu ngubu ni ya 10 kandi ndacyakodesha ariko tugera tubona Imana itugire neza iteka ryose itugire neza ubwo ubuzima budandabirana Imana ikatugira neza Imana ikatuganza rero nagiye bisimbuka ntabwo nabwiye ukuntu muri icyo gihe madamu atarabyara ukuntu bamurogeye kunda ukuntu yaje kubyara akabyara umwana bakamurogera kwa muganga umwana agapfa tukabibona ko yapfuye tugafunga muri serekeye Imana ikamuzura na n'uyu munsi turacyamufite avugize imyaka 10 ni umwana w'amateka twe twamufunze muri serekeye duhuruza abantu turahuruza abantu baraza turahuruza turatabaza abantu baraza ariko Imana ikigikira ijambo yavuze kugeza risohoye Imana ishimwe ni Imana yekeza ijambo yavuze ngewe nari nicaye aho ngaho mbaye nkusubira inyuma nari nicaye aho ngaho abantu baje gushingura bicara mu masibo kugira ngo babone bajye inama ko bajya gushingura Imana itimbwira ukuntu yambwiye ko nzabyara umwana w'umuhungu nkiri umusore niko yamango nkiri umusore yamango uzabya nujya kubyara uzabanza umwana w'umuhungu kandi azabasa nawe kandi koko azasa nanjye bamurogera kwa muganga tuvumuvana kwa muganga ameze nk'uwapfuye yageze mu rugo saa 9 z'ijoro ahita apfa turahuruza ariko turashimira Imana umwana wacu ni muzima Imana yaramuzura afite ubwenge bwuzuye ubundi umuntu uvuye mu rupfu abikiri marima cyangwa se akadidimanga cyangwa akagira shoke ku mibiri ariko twebwe umwana wacu ni muzima kandi nta shoke afite ubwenge nk'ubw'abandi ariga bigakunda ubwo yiga mu buzima bugoye ariko ariga bigakunda Imana itugire neza rero Imana ibana natwe ibana natwe mu buzima bwose bwa buri munsi Imana igumye itugira neza none uyu munsi turacyari kumwe n'Imana turacyabikomejemo turacyasenga turacyavuga Imana turacyarindira ubwiza bw'Imana turacyarindira gutabara kw'Imana kandi tuzi ko Imana izakora imirimo n'ibitangaza Imana yacu ituganze kandi tugire neza narinje kugira ngo mbahe agace ka kabiri kuko twabanye na madamu n'ubuzima twaciye mu buzima bukomeye kandi na n'uyu munsi nubwo Imana igende tugira neza uko bukene kubwije ariko Imana turacyayifitiye icyizere kandi turacyagendana nayo turacyakora ibyo gukiranuka turacyayubaha ndetse turacyayikundisha n'abantu namwe ndabasaba kugira ngo mukomere ku Mana mukomere ku mbaraga z'Imana nubwo ibisitaza bitazabura nubwo intambara zitazabura ariko ibisitaza ntabwo bizabura ariko Imana yacu iri mu ruhande rwacu Bibiliya ijambo ry'Imana reka mabwire ijambo ribakomeza kugira ngo dusenge Bibiliya ijambo ry'Imana butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana ngo uwo jambo yari Imana ngo ibintu byose niwe wabiremye ngo ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe ngo muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu ngo uwo mucyo uvira mu mwijima ngo ariko umwijima ntiwawumenya iryo jambo ubundi iyo dusoma ba Yohana 2 ariko ubundi ni 3 hari Yohana ubatiza dukunda gusoma ari wavutse kwa Zakariya na Elizabeth ariko haza n'undi Yohana uvugwa mu byakozwe n'intumwa ari wahimbwe Mariko watangiranye na Pawulo urugendo Bibiliya ikavuga itangira ry'urugendo rwe ikavuga n'isoza ry'urugendo rw'ikarekeraho hakaza ni Yohana rero wari wanditse ibitabo yandika ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana yandika n'inzandiko uko ari 3 yandika n'igitabo cy'ibyahishuwe niwe Bibiliya rero ngo ni umwigishwa mwiza Yesu yakundaga mwene Zebedayo na nyina Salome niwe wanditse aya magambo rero avuze ngo mbere na mbere hariho jambo rero mu gihe Yesu yamaraga gupfa no kuzuka yiyeretse abigishwa be iminsi 40 ku munsi wa 40 arabicaza ngo agenda babwira ibizababaho na misiyo bazakora we amaze kugenda ngo ariko ageze kuri Yohana uyu mwene Zebedayo ngo aramurenga ntegera icyamubwira arikomereza arigendera Bibiliya ngo Petero atera gato cyangwa ngo mwigisha kutubwira ibizatubaho na misiyo tuzakora umaze kugenda ariko suyu wazabuwana ngo Yesu abwira Petero ngo Petero gabanya amagambo yawe uyu nishaka kuzagaruka kiriho ufiki ndagira abana b'intama zanjye
iri jambo yavuze ngo nishaka kuzagaruka akiriho ryarinze Yohana mwene se. Ubundi turindwa n'amasezerano. Udafite isezerano jya wiringira ko kurindwa kwawe kutariho. Turindwa n'amasezerano y'Imana. Turindwa n'Imana tuvuzeho, turindwa no kuba gusenga, kubana n'Imana mu buzima bwa buri munsi. Nico kiturinda iteka kwizera Imana, bituma Imana isohoza ibyo yavuze. Byarinze Yohana mwene Zebedayo mu kaga yahuye nako, mu ntambara yarwanye, mu karengane kabayo kakozwe n'umwami Newo. Yafashe intumwa zose arazica, ngo afata Yakobo muto amuhana ku gasonge k'urusengero kubita hasi arashwanyuka. Bafata Bereto bamusinga umunyu bamushyira ku kizuba mara iminsi 3 arapfa, ko bari bamuhase nk'ikijumba. Baravuga ngo hasigara undi witwa Yohana yari amaze kumusaza shoma kitoro ryo muri Efeso. Bibiliya ivuga ngo bamubajije ibibazo bibiri ngo Yohana urihakana Yesu tukubabari cyangwa ntumwihakana tukwiki, ngo ahita yibuka urukundo yakundanye na Yesu. Haleluya. Buriya nije nigishabaga ngo kugira ngo ujye kubona Imana ntuzayishakire mu biguhanza amaso, ahubwo uzayishakire mu byo yakoze inyuma. Bizagutera kumenya ko nibyo biguhanza amaso iyo wamenye itazabinanirwa. Reka ngasubire rero, kugira ngo ujye kubona Imana ntuzayishakire muri ibyo bigongo uzapfa ngo ujye ngo urasebye, ahubwo uzayishakire mu mirimo Imana yakoze hari mu ntambara yarwanye, ureba mu rupfu yasibasibye, mu bibazo yakuyeho, mu nzobo yasibasibye. Bizagutera ko etopiwi kumenya neza ko iyakoze bya bindi by'inyuma hariya nibyo biguhanze amaso iyo wamenye itazabinanirwa. Imana ishimwe. Ngo yibuka urukundo yakundanye na Yesu, ngo yibuka ukuntu yajyaga mwicara mu maguru akamwegeka ku mutwe mu gituza, ngo yibuka ukuntu bajyaga bagendana babuze ibyo kurya akabibaha, babuze amazi yo kunywa akayabaha. Ngo arababwira ngo shingiye ku kuntu twaba n'urukundo yatweretse uwo mwami wacu ntabwo namwihakana, nimukora ibyo mushaka. Bibiliya ijambo ry'Imana ngo bafata amavuta bazuza ingunguru baracanira. Yerororo ndavuga ngo abantu bajya bacanira, yedewe ne profile baracanira bakakuvuga Yesu winikotani bawene. Abantu ntabwo mubazi umuntu baracanira bakakwita amazina atari ayawe, baracanira bakakwita icyo ntazi, warize bakaguhindura injiji, bakakwereka kuri ikintu kibura buryo. Ariko abantu baracanira, ariko turashimira Yesu iyo bacanira adutangamo. Edewe adutangamo enistana jami profanidri Yesu adutangamo. Yatanzemo Yohana bo bari basi ko barimo baratwika umuntu, kumbi Yesu we akina finale yamutanzemo, aragenda yicariramo aratuza murindiriramo. Amurindirira mu ngunguru y'amavuta, ngo bakora akazi ko gucanira gusa, ngo bumvishe barushye bamaze kuruha, ngo bajya gupfura ngo rebe ko Yohana yahiye, ngo bumve ko barebe ko yahiye. Bibiliya ngo bapfunduye, ngo bajugunyemo Yohana w'umusaza, ngo hazamuka Yohana w'umusore. Wisa impamvu ni iyi ya mavuta, burya amavuta arubahana, amavuta arubahana mu ngunguru y'amavuta bashyizemo amavuta mato baguze, ariko amavuta rero muri Yohana yari amavuta akuze y'imyaka 3 n'igice agendana na Yesu. Yamaze kugera mu ngunguru y'amavuta, amavuta mato ati bosi yaje mureke amavuta makuru akora, ngo ahita gutaransifuroma amuhindura Yohana w'umusore, bajugunyemo Yohana w'umusaza, ngo bapfunduye ngo ahita azamuka Yohana w'umusore. Ngo aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Uyahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Tosimalo pikota agiye kubica mutwe, ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ni kurerekana icyo akora cyo, uwo niyereka tuzasa nawe. Ngo yitegereza uba kukomeye muri bo, ngo aramwegera abango uw'amaso yacu yiboneye, intoki zacu zikamukoraho. Uwo niwe jambo ry'Imana. Ngo baburi icyo bakorera Yohana birabashobeye. Bibiliya ngo imyaka yari afite yari imyaka itaremera kumwica, ngo bajya kumuta ku kirwa cy'Ipatiro, bagiye ngo baburizemo umugambi w'Imana. Ndabatangaza itangazo rikomeye, nta muntu uburizamo umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana wamena igikuta ariko ugatabata.
waca mu mwanzi wawe ariko ugatabarwa. Umugambi Imana wishakira inzira. Yesu yari abizi ko bagiye kumura ku kirwa cy'Ipatiro, ngo aca ruhinga nyuma ajya kumutanga ku kirwa cy'Ipatiro. Ngo Yohana ahagaze yabuze icyerekezo, ngo agiye kumva yumva inyuma y'ijwi rihinda nk'iry'Imana. Ngo arebye inyuma ngo abona umugabo wambaye imyenda yera, ngo ngo akenyeje umushumi w'izahabu. Ngo amubonye ngo amera nk'upfuye, amwikubita imbere. Ngo Yesu amugeze imbere, ngo yamubwiye amagambo y'ihumure. Yaravuga ngo Yohana we, humura, uwita mena inkomoko y'iby'Imana yari. Ukinga ntihagire ukingura, yakingwa ntihagire uki. Inyenyeri yaka mu ruturutu. Ariko dore ndazana n'ibicu ibisomete, kandi ababikoze bose bazabona mu maso hawe. Ngo rango ese koko ni wowe? Ese ko wari warapfuye ugarutse? Ngo Yesu ngo Yohana ko nibyo koko ubajije neza, icyakora cyo ndende napfuye, ariko ubu ngubu dinima humura ntabwo Imana yawe yapfuye, ariko ubu mporaho iteka ryose, mfite imfunguzo iz'urupfu, iz'ubuzima, iz'isi, iz'ijuru, zose ziri kuri njye. Ngo aramuvuga ngo mase ibyo ubona hano byose ubyandike. Ngo amwereka iteraniro ry'abera. Ngo aramubwira ngo mbese aba ni bande? Ariko nabavuye muri ya mibabaro bemeye kumesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama, ngo bacungurirwe Imana Data, kugira ngo begerezwe intebe y'ubuntu bw'Imana. Tugiye gusenga Imana. Komera ku Mana wamenye, komera ku muhamagaro, komera ku yo wizeye. Ni Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ni Imana yigaragaza. Izo ntambara zirwana, ayo makubi yakuraho. Ni Imana itanga urubyaro, ni Imana ikuraho intambara zigashira, ni Imana isibasira inzobo, ni Imana irwanirira abera kuva ku itangiriro ikagera ku iherezo. Mbibutse ko iki gikombe kiri hagati ya Omega ya Alpha na Omega cyaguyemo abantu benshi, ariko Imana ikwambutse igikombe bwihebe ikugeze ku musozi inyuma gutabarwa, kandi ubwiza bw'Imana bukugaragaraho mu izina rya Yesu Kristo. Ndabakomeje, reka dusenge Imana. Wowe wese uzumva iki kiganiro, komera ku Mana, komera ku Mana yawe, biwidrosa. Imana dushaka kugira ngo tubaruhure imitima, tubasengere, kuko Imana duhaye Imana zo kubasengera. Ini wisakota Imana tubize befo isi wayiburamo amahoro, mu miryango wabura amahoro, inshuti zagenda, ariko iyo umenye iracyari Imana. Ntabwo igihinduka, bantu bazahinduka ariko ntabwo izahinduka. Bantu bazakubeshya, ni Imana itabeshya. Abantu baba babi, ni Imana itarimi. Uko yahoze kera na n'uyu munsi niko kiri. Dusenga Imana. Turagushimiye. Heta kosida la wenebo oja pifo nawe sikidre losele wedra. Uherekeze ijambo wavuze kugeza risohoye. Senge yabera bose bagize impande z'isi, abari mu bigeragezo bitandukanye, ndabasengeye. Babuze icyerekezo cy'inzira bacamo, ababusi eleba, abaruhijwe n'imibiri to we toza libi, abamasezerano yagushije dromekos, ab'imiryango yanze trona vawi, abo bagabo bataye toreba alo mandiwi, ndabasengeye mu izina rya ababuze urubyaro trofa adiba, abafite ubutunzi ariko bakabura amahoro, ndabasengeye baha amahoro yo mu mutima. Keza rimi ijuru ryinjire mu mitima ya, baha amahoro, batajya basinzira, barwaye indwara zanze gukira, ndabasengeye. Kiganza cy'Imana nikibarambukire, kiganza kinetraliza imbaraga zose nikibarambukire. Imana yirukana imbaraga mbi mu bantu, niyirukane iyo mivumo. Abavumwe n'imiryango, abagena n'imivumo ya karani, matro bewa, mbatureho ubwiza bw'Imana, mbatureho ubwiza kubohorwa n'ikiganza cy'Imana. Ugize neza kuko Imana ikomeye, kandi Imana itabara. Icyoro ni cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amina, amina, amina. Muhango bw'umugisha n'Imana.